Ndi papa sava. Imibabaro yanjye yose ni kwa izi, ahindura iyo mibabaro ngwanezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. Imana nibyo ibishimirwe. Haleluya, haleluya. Ishimwa ko ikiduhagaritse dukomeye, Haleluya. nta gikuba cyacitse muri twe. Amen, amen. Haleluya. Amen. Shimwa Uwiteka kuko ari wowe ukora ibikomeye, ugafata hari agasi, ugafata hari akara, ukahafumbira hakera, bagasarura ku bitaro, bagahunika ibigega, bakarya bagahaga. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Mana Nyagasani, ni wowe ushishisha ibinyampeke, amasaka, ibigori. Mana Nyagasani, amahundo yabyo ntaganzwe na nkungu, amahundo yabyo ntaganzwe n'inopfu. Nyagasani Mana, ntarwara ibigombye Uwiteka, imisigati ntizamo nkongwa. Amen. Ho bagasarura, bagahura, bagahunika ibigega. Amen. Mana we, shimwa Uwiteka ko ari wowe urinda imiryango yawe. Ni wowe urinda imiryango yawe, ukarinda imiryango yawe, abakobwa bayivukamo ntibabe indaya, ukarinda imiryango yawe, ababyeyi bahavuka ntibabyare umwe gusa, ntibabe urubereri, ntibabe ingumba, ntibabe sahara, ntibabe amabuga. Nyagasani Uwiteka bakamajigisha meza. Amina. Amen. Bakaba abagore b'ibishongoro. Yego Mana. Mana Nyagasani, twongeye kugushimira, Amen. turaguhimbaza Yego. kuko ari wowe ureba imiryango, Yego. ni wowe ureba amatungo nk'izo hene zihebeba zikabyara zikororoka, ntizibe ingumba, ntizirube uruberere. Uwiteka Mana ikomeye. Haleluya. Amen. Mana Nyagasani, ni wowe ureba abahungu bavuka mu miryango, ntibabe ibisambo, ntibabe ingegera, ntibabe ibi. Mana Nyagasani, ntibabe abajura, kubw'izina ryawe n'imbaraga zawe zikora. Amen, 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 amen. Mana Nyagasani, nongeye kugushimira, Amen. ndakwereka uyu muryango mugushyize imbere. Uwiteka bareba icyoroshye Nyagasani, Amen, barebe. bateteshe, Yego Mana. bashishishe, Yego Mwami. bashimishe, Yego, bikore. bubahishe. Yego Uwiteka Mwami. Mana Nyagasani, ho tubashyize muri inshuwarensi yawe Nyagasani, Mana, amaraso baha yawe. umugisha utagabanyije, Amen. wipunguzaho na gato, buzurize, sendereza. Uwiteka Kubire Mana. amaboko yabo atanga ntahine, ibiganza byabo bigaba ntibihetame. Yego Yesu. Oh, barinde gushinyiriza, barinde kugunyiriza, barinde kwikanyiza, barinde kugenda biguru Barinde ntege no baje ku kuzinga ruhembo umunyamana. rwawe Amen. no kuzima. Witeka nyir'ijuru, tubizi gusabye twizeye ko byose ubikora. Tubanjije Yesu ku ntangiriro, dushyize umwuka wera, dushyize umwuka wera hariya kuri anekise. Nyagasani, ibizima bine biririmba bikikije Uwiteka Nyagasani, nibibe muri developoma, bireke kuba muri introduction na conclusion gusa. Ibyo tubisabye twizeye kubidufasha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Haleluya. Mvuze ngo Amen. Pastor, murakoze rwose Mana kudusabira umugisha. Amen. Ni iby'igiciro gikomeye. hanyuma rero Margarita, reba mudiyako, Yego Pastor. reba iryo tungo, Ni ririya. iri ngiri. Murakoze kudusabira umugisha, ni iby'igiciro cyinshi ni ukuri. Uwiteka babireba byose. Mana ishimwe. Yo. Harya ubwo turayijyana na turiya twana twayo. Nta kibazo rwose. Uwiteka ntiyigeze ampa igice nanjye sinamuha. Tanze nitangiye tama. Karibu rwose mugabo uganje. Mwiriwe mugore mwiza. Mwiriwe neza. Pastor, mwiriwe neza. Ese ko watinze mugabo mwiza. Oya, nategereje abandi. Kugerayo rero nagezeho mpasanga umurongo muremure, dore wavaga aha ngaho ukagera. Dore wageraga hirya iriya. Hanyuma rero ndavuga nti ntago nasiga abandi nyine hari n'umurongo. N'ubundi gukora ni kare ubwo baba bazirutse.
hanyuma se izi hene ko mbona abakozi b'Imana bazitegereza niko ye murimo murazikomisiona se yego ko so umushumba koko na diakoni baza gukomisiyona ihene bayishaka wiki koko hari indi mirimo baba barahamagariwe n'Uwiteka ntabwo ari gukomisiyona ahubwo bari baje kuritwara nari narituye Imana mu rusengero ubushize niryo rero bari baje kureba kubera ko yagiye tugirira neza nagira ngo mbigure umuhigo ugeze ngo iki Marigari ugeze ngo nyine kuri byinshi ngo wagize ute wayitoye Imana kandi nari nyiboneye mukiriya ihene nari nyiboneye mukiriya ngo uyitoye Imana ngo umukiriya se namugutumye ndimba ngo iki umva rero nkubwire Marigari ibi byo ntibishoboka kuri uyu munsi ntibishoboka umva ntabwo bishoboka oya ntabwo bishoboka niko uza umugisha badusabe umuki uza amavuta ariko uture iyi hene ubu mwaje hano mbega muje kureba ihene y'ituro ntayo muri buvana aha ngaha iyo Mana ugiye gutura iyo hene yayihaye amazi y'inkono yarayiragiye yarayicyuye umugoroba byugeze ku buryo ufata ihene ukayivana mu rugo ngo uyituye Imana ubu mwaje hano muje kujyana ihene uzi ko ntasoni ndimbati Imana niyo toka satani mu izina rya Yesu uwo mudayimoni urimo gutuma uvuga Imana ikiguhagaritse ndimbati hari abandi bageze ahacecekerwa ntago ari byo reba abandi bari mu bitaro amaksida reba ibintu byose byagiye biba imyuzure yabaye ntabwo biri bukunde ubushize narakwihanganiye ndemera ndihangana ufata umufuka w'ibishyimbo urawujyana kabiri gatatu mu rugo rw'umugabo ntabwo bishoboka iyi hene ntabwo iva aha ngaha iyi hene ntabwo iva aha ngaha nuko n'isengesho ibyo uvuga byose ntabwo biri bushoboke iyo Mana irya ibishyimbo iyo Mana igaterurirwa imitiba y'ibishyimbo ukajyana amasaka ukajyana none higeze no mu ihene Yesu Kristo ndagusaba ngo umanukire imitima y'abatakwemera gutanga ariko kwakira ese abakozi b'Imana bo baza gusahura urugo ubundi baba baza gusahura urugo Imana iba bahuriye he nayo ndimbati cisha make ntabwo muri buyivana ntabwo muri buyivana habyo ntabwo bishoboka ariko se ubundi ndimba genda shaka no kukubaza iyi hene nari namaze kubona umukomisiyoneri urumva umukomisiyoneri araje ntabwo ihene iva aha ngaha ubu reka ahubwo umukomisiyoneri bari hano hafi araje none se wagiye kuzana uwo mukomisiyoneri namugutumye koko ndimba nigeze ngutuma umukomisiyoneri w'iyi hene wewe wagiye kumuzana ute hanyuma nagiye kumuzana ntese wowe ni nkuko nawe wagiye kuzana abakozi b'Imana abo bakozi b'Imana ariko wowe Uwiteka ariko nongere nkubaze Marigari urambwira Uwiteka ry'ihene Uwiteka aryihene Uwiteka ry'abana b'ihene ko ndeba ibyose Uwiteka ry'ibishyimbo ese ihene nikora ihene mwari kwinyuza he muyizamura muyijyana mu ijuru ngo muyishyire Uwiteka ariko sundi ndimba amagambo yose nayiki iyi hene ko ari yanjye nkaba narayiharitse mu mafaranga yanjye nagiye mbika mu kimina cy'abagore kubera ko ushaka kuzana ayo magambo angana gutyo ku ihene yanjye iyi hene ni yawe ni yanjye nyine yose si jya wayiharitse aha ni kwande ngaho abasenga ni muvuge aha ni kwande uza gato satani atabyinagamo ndumva ibintu byanyu birimo akabago n'akitso iri turo sinzi uko rimeze niko Marigarita none se ndimbati harya ntimwasezeranye none se wigeze umubwira yuko mwasezeranye iki ivangamutungo rusange wose urumva wose ari ku ihene ntiyari irimo kuko iyi hene nyimaranye ibyumweru 2 n'ubundi nayizanye igiye kubyara kandi n'umwihariko dusezerana ntiyari ihari hanyuma wayizanye ujyana he ushatse kuvuga ngo ntago wigeze umubwira ko uzayitura Uwiteka reka da ntabyo nzi ariko se pastor ntabyo nzi rwose jewe naravuze ntitungo ni iryanjye ndituye Uwiteka kubw'imirimo myiza yadukoreye twese nk'umuryango gusa wenda icyo nari gukora nyuma nari kuzamumenyesha nkamubwira nti itungo nari tuye Uwiteka kugira ngo atagira ngo bararyibye wenda agahangayika ariko numvaga atari ngombwa ko giye n'umwihariko wanjye ariko suritura ko dufite 50-50 uritura gute ariko 50-50 ku ihene irimo dusezerana yari ihari uretse Marigarita iyo usezeranye ivangamutungo rusange
ntacyo uba usigaranye cyawe. icyo niharitse nyuma pasite birumvikana biba bajye bakubwira amasambu, wumve. bibe ibyo mwasaruyemo, bibe n'umushahara yewe, bibe n'ayo matungo mutunze, muba mukwiye kubiganiraho nk'umuryango. nicyo Uwiteka dusaba. urabyumva? ntabwo ari ugufata ngo uhite we ujyana, ntabwo ari ukwetetana. turi imana. umudiyakoni rero karame pastor, iri tungo ntabwo twarijyana, iri tungo ntabwo rihawe umugisha rwose ntabwo imana yarimwenyurira, ntabwo iri turo ryejejwe. Marigarita rero urabona ko ituro ryawe ridashimwe, ariko ntirishimwe ubundi muza kujyana amahene mu ngo z'abantu, iryo mwagira ngo rishimwe rite? rirashimwa iyo mana yabatumye ihene, ndimbati mwararyahiriye. ntabwo twaguye hano nk'ibimanuka, twarahamagawe, ariko nibyo tuvuze ko bidashimwa. Marigarita rero ubwo musigarane ihene yanyu kandi mugire guhuza mu rugo rwanyu, sibyo? pasite umwuka w'imana abe hano. none se ubwo pasite ubwo nyine muragiye nta kundi, ubwo ntacyo reka mfe kubaherekeza nyine n'Imana itangaya, nimureke mbageze imbere hano hari duherekeze Marigari pasite, reka ubwo noneho ubwo ari ukubaherekeza, reka dufatanye tubaherekeze tubarenze irembo. tubaherekeza se wowe ugiye hehe? ntuvuze ko uvuye gukomisiyona umuntu ugura ihene? ubwo gukomisiyona ihene no guherekeza abashumba bihuriye hehe? guma ahangaha urindira abo bakomisiyoneri bawuvuye gushaka nako ni wowe komisiyoneri, baze bagura iyo hene. nanjye ndumva uvuga nabi, genda baherekeze. ubwo ari n'abashumba wenda ubu ngubu bamaze kudahira, genda ubu ikibumbiro kirimo kirabogaboga, ugende bagushore hanyuma urakuka uhaze. ubwo ndakubona ugarutse, nimugende nta soni, ntujyanye n'abashumba. shitana she mani bagendere, erekeranya n'abashumba. naho ihene yo ntayo muvanye aha ngaha, ngo harya ngo nikira ngo n'abashumba, abo bashumba ye